ngo gutabarwa kuva ku Uwiteka. Tugiye gusoma amagambo y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Hari umuntu uzi gusoma Ikinyarwanda neza? Yewe ntabwo uzi gusoma Ikinyarwanda kubera amateka. Navukiye muri Kongo, nigira muri Kongo, nkurira muri Kongo, nshaka mu Rwanda. So Ikinyarwanda kirananira, ariko ndagira ngo dufatanye umuntu uzi gusoma Ikinyarwanda. Ndagira ngo mubwire gutabarwa k'Uwiteka. Haleluya. Tumaze kuririmba indirimbo ivuga ngo amarira yawe ahindutse ibitwenge. Wowe ugize iminsi ibabaye, Imana irakwibutse. Wowe uri mu bibazo, wowe uri mu gahinda, wowe uri mu ntambara, wowe ubabaye uyu munsi, Imana irakwibutse. Hari Imana twamenye, Imana twiringiye, Imana ishobora byose, Imana ihindura amateka, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, ni Imana isezeranya igasohoza, ni Imana ishobora byose, ni Imana ikura mu cyavu, icyicaro n'ibikomangoma, ni Imana twiringiye, ishobora byose. Semani haleluya, haleluya, haleluya. Imana twamenye ni Imana ishobora byose. Umuntu ashobora kurara arira bwaca mu gitondo agaseka. Haleluya. Umuntu ashobora kurara atenya bwaca mu gitondo akagenda muri voiture. Ushobora kurara nta kazi bwaca mu gitondo bakamuhamagara bakora. Ushobora kurara uzayimuhamagara kuri kore bwaca mu gitondo bakora. Asifira Yesu. Ushobora kuba udafite inshuti bwaca mu gitondo Imana ikagutera itebuka. Aba bantu turi kumwe. Semeni haleluya. Bagara kandi haleluya. Yesu nashimwe cyane. Bampaye iminota 35. Nize teologi batubwira iminota 15 tukivuga tukabwiriza twarangiza tugasengera abantu bakijijwe kandi turabikora mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusoma mu byakozwe n'intumwa ibice 3 ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10. Kubera ko nataguye byinshi ndabigabanya, ariko nibyo Uwiteka yashatse ko tuvuga. Amen. Umuntu uzi gusoma Bibiliya neza. Yego. Tugende. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yego. Matwa amagambo aravuga ngo Petero na Yohana bagize ikirema ku irembo ry'urusengero. Yego. Nuko Petero na Yohana baramubaza, barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, aricyo saa 9. Bibiliya tubwira ngo nuko Petero na Yohana barazamuka bagiye gusenga nk'uko twaje gusenga. Haleluya. Bari bafite gahunda yo kwirirwa imbere y'Imana, bari bafite gahunda yo gusabana n'Imana, bari bafite gahunda yo gusenga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bari bavuye mu rugo bagiye kugira ngo busabane n'Imana, barangije ngo barazamuka bageze ku rusengero ngo hari ikirema cyari cy'umuntu ushaka wicara. Tugira ngo dusome ijambo ry'Imana kugira ngo abantu bavuge bemere ko ibyo tuvuga biri muri Bibiliya. Yego. Asifiwe Yesu. Amen. Birangije ngo hari ikirema cyari cyaravutse kiremaye. Haleluya. Amen. Baragiteruraga barangiza bakakijyana ku rusengero bita bwiza kigasabiriza. Haleluya. Amen. Umunsi n'umugenzi abinjira mu rusengero. Haleluya. Amen. Mutambutsa wese akamubwira ngo nanjye mpereza, nanjye mpereza, nanjye mpereza, wafunguriye. Haleluya. Cyari gifite ikibazo nk'uko nawe ufite ikibazo ugiranye iminsi, kuko nawe ari aho wicaye, hari aho wicaye mu buryo bwo mu mwuka. Ushobora kwicara wicaye mu musozi w'ubuvuba, ushobora kuba wicaye ku musozi ukomeye, umusozi w'ubushomeri, umusozi w'ubukene, umusozi w'amadeni, ariko ndakubwira uyu munsi hari Imana twiringiye, Imana ishobora byose, Imana ihindura amateka. Iyi saha y'Imana yageze, Imana igukura aho hantu. Amen. Amen. Mu bintu byakurikiye biratubwira mucyo dutumira uturebe. Arabareba cyane, turabareba. Ibyo aribyo byose baravuze ngo uyu munsi abangaba baraduhereza amafaranga atubutse. Baramwitegereza barabwira ngo dutumire uturebe. Haleluya. Haleluya. Umugije ngo baravuga ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko ibyo
asifiwe Yesu. Haleluya. Ntabwo mwisi niba nasenga Imana yampaye n'amagambo. Aya makuru yakurikiyeho bamaze kugera mu rusengero, abantu ngo bari basanzwe bamuzi hariya aho yicaraga. Asifiwe Yesu. Amen. Bose batangira kwibaza, uriya ni runaka, pasa nawe, uriya ni we cyangwa si we. Imana yahinduye amateka, abantu barakwita amazina, abantu batangira kubwira ango yego. Amen. Ariko iyo utaragira ibifatika nawe ngahamagara Tawe. noneho nimero niyo muhamagara agira ngo ugiye kumuguza, niyo muvugisha agira ngo ugiye kumuguza. Igana gushyira muri blacklist, ariko nazanye inkuru nziza. Hari Imana hari Imana ikura abantu ku muryango ukabicaza mu rusengero. Asifiwe Yesu. Amen. Barangije ngo bageze mu nzu, bageze mu rusengero ngo baritira barishima. Haleluya. 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 Bamuhaye ibintu bidasanzwe. Bamuhaye ibintu bidasanzwe. Amafaranga yarangiza akaguma ahantu. Amen. Amen. Bari kumuhereza bitanu akakomeza yicaye ahantu, bakamuha 10 agakomeza yicaye ahantu, bakamuha 20 agakomeza yicaye ahantu. Ariko baramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabwo dufite, ariko dufite turabigaha mu izina rya Yesu. Ibi birasubira ngo tubanze gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ibintu byose tuzabyongererwa, abagore beza tuzababona, abana beza tuzababona, amazu meza tuzababona, imodoka nziza tuzazibona. Tubanze gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Haleluya. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe cyane. Icyo kirema cyari gifite ikibazo, cyari kigize iminsi aho hantu. Haleluya. Cyari kigize iminsi aho hantu. Yesu nashimwe cyane. Amen. Cyari kiyemye, cyari kibabaye, cyashakaga ifeza n'izahabu gusa ngo cyitahire. Ariko Imana yari imufiteho umugambi, Uwiteka yari amufiteho umugambi. Nagira ngo nkubwire uyu munsi ugura umukandida wo kugirirwa neza. Hari abantu babyumva? Uri umukandida wo kugirirwa neza. Imana iragukunda, Imana twiringiye ni Imana ishobora byose. Haleluya. Ushobora kuba wicaye ku musozi w'igize, ushobora kuba wicaye ku musozi w'amadeni, ushobora kuba wicaye ku musozi w'uburwayi, ushobora kuba wicaye Bwana Fawulahise. Cyonzi cyo murafashwa tu. Tuzamura Imana yacu cyane. Haleluya. 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 Yesu ashimwe cyane. Yesu ageze ahantu ntabwo gusiga kwa kundi. Birashoboka. Ntabwo byashoboka. Haleluya. Haleluya. Tubwiye ngo cyari kimaze igihe ku rusengero gisabiriza binjira mu rusengero. Nta mbabazi bari bamufitiye. Wamuha igiceri, wamuha yitotomba, wamuha uvuga amagambo, wamuha buri munsi uko niko bitugendekera. Iyo gusaba akazi bakakatwima, iyo tubwira umuntu ngo afasha akakuyorera cyangwa yagufasha yarangiza akakuvuga, uko niko batwita amazina. Ariko nagira inkuru nziza. Haleluya. Amen. Amen. Wari uzi ko abantu bo muri ino si kubera ibibazo urimo, situwasiyo urimo, bagushyira blacklist. Wajya umuhamagara ari umufamiliye, ari umuvandimwe, akakubwira ngo ndi bize cyane. Uretse aho ndi bize turavugana nimugoroba. So tugiye kumubwira ngo umwana yandembanye. Wamuhamagara ukamubwira ngo imbabarire, wamwandikira message ngo nta mwanya dufite. Ariko Yesu yatunyambaje arasaba Amen. Amen. Ibaza nawe kiriya kireme ukuntu kinjiye mu rusengero. Ba bantu bose basaba, ba bandi yasabaga, abamwimaga, ba bandi bose yabwiraga ikibazo ntibamwumve. Yesu ashimwe cyane. Barangije abana yinjiye mu rusengero, yitera hejuru, ahimbaza Imana. Imana yahinduye
tonto kubera ko Yesu yakugiriye neza imodoka isigaye hamwe tonto turagushaka mu bukwe bwacu kandi bari barakwibagiwe barakwisha kubera ko Yesu yategetse ariko abana bakanya ariko bari ubuzima bwawe asifuye Yesu mfite umwanya muto reka tuje mu kindi cyanditswe tubyihorere dukomeze Yesaya 38 ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 5 wovuga umugabo watabaho Yesu ashimye cyane turimo kuvuga gutabarwa k'Uwiteka muvandi muri hano uyu munsi wa none Bibiliya tubwira ngo nawaje imbere y'Imana ngo asubire amara masa ntibishoboka wasize business yawe wasize akazi kawe wasize abana bawe waje kwirirwa imbere y'Imana hari ikimana uri gukora ku buzima bwawe hari ikimana ihindura uyu munsi nabizi neza ndashidikanya turimo kwiga gutabarwa k'Uwiteka tugiye kureba undi muntu Imana yatabaye haleluya ishingiye ku mirimo myiza nubwo yari yarakoze mibi ariko kubera yuko wanesheje kubera yuko waseze ku wa gatanu ugasenga ku cyumweru ukajya mu butayu ugakurira kwawe ugapaka kwawe kubera uyu munsi muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa Bibiliya tubwira ngo muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati aramusanga hahandi yari yiheze hahandi yari atangiye kuraga hahandi yibaza ngo bizagenda gute hahandi yari yashobewe hahandi yibaza ngo abana banjye ndabasize n'umudamu wanjye Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutaha nabishatse kuvuga mu yandi magambo ugiye gupfa mu kinyarwanda cyiza ugiye kuraga ugiye kubwira abana ugiye kuba umunani hari igihe tujyamo ukareba inyuma ukareba imbere ukareba ku ruhande ukareba hano ukabura ibyiringiro amaso imbere Dona Faira Urisi Nimani tuwabanuzi Yesaya yamubwiye ngo ugiye gupfa yego kandi ugiye gutanga yari yihebye nta byiringiro yari afite Yesu nashimye cyane hari igihe wibaza inzira ukabura inzira ugahamagara abavandimwe ukababwira ngo wafashe ngo nanjye meze nabi akakumvira ubusa umutura shida akamugarara batubwira ngo birase iyo tumutabaje aratwumva iyo tumwifuza baba we komeza nuko Hezekiya yerekera ivure Bibiliya tubwira ngo Hezekiya yerekera ivure akakambira Uwiteka ati ndakwingiza Uwiteka uyu munsi wiruke ko najyaga njyana uyu munsi urekeye aho ngaho Bibiliya irambwira ngo nuko Hezekiya yerekera ivure icyumba ajya gusenga atangira kwibutsa Imana imirimo arayibwira ngo mwami Yesu twingiza uyu munsi today ntabwo yavuze ejo yavuze uyu munsi bwira mugenzi wawe uyu munsi Imana igira icyo ukora ku buzima bwawe uyu munsi Imana ihindura amateka uyu munsi Imana ikwishyurira amadeni uyu munsi Imana igusatse uyu munsi Imana ikugirira neza murinze ko avuga ngo hiyindi uravuze mbese uko mpanura yavuze oya nibyo ntabwo yavuze ngo ejo yavuze ngo uyu munsi today ejo uyu munsi yabwira mugenzi wawe ngo uyu munsi Imana ireba amashinga mu mutima wawe kandi ryari ryarananiranye rihindutse apana ejo uyu munsi
ishimwe imbere yawe nukoze kera cyane cyane wakaenda yego arangije ajya kwibutsa Imana imirimo yakoze asifiwe Yesu amen agirana ikiganiro n'Imana yego wibuka ko nasengaga ku wa gatanu wibuka ko natangaga amaturo wibuka ko naririmbaga wibuka ko natiranukaga mu cyaro wibuka ko nafataga wibuke Yesu nashimye asifiwe Yesu amen azara kugirana umushyikirano n'Imana hari igihe tugira ibibazo tukagirana umushyikirano n'Imana ndi iwawe nawe uri iwanjye ndashaka kuvugana nawe uyu munsi niki cyakurikiyeho maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti rirongera kandi rigera kuri Yesaya avuze aya makuru ngo agiye gupfa umva ukuntu Imana ihinduranya ibihe ukuntu Imana ihinduranya ubu ukuntu Imana ihinduranya ibihe yari yatubwiye ko bagiye gupfa yego maze mwumve ukuntu yabivuze haleluya hongereye imyaka icumi n'itanu komeza twumva uko byagenda harabura iminota 10 iravuba vuba no kuri shobora kuba aho ngaho baciye muri byinshi ayi ntabwo ko bidakwiriye ariko nazabakubwira uracyari kandi nakubwirwa neza ubuzima bwawe tuvanga ibindi byanditswe na Kristo yego gusobanuye gutegeka kwa kabiri ibice bibiri ku murongo wa kabiri kugeza ku murongo wa gatatu Uwiteka arambwira ati yego igihe mwazengurutse uyu musozi Uwiteka abwira Abisirayeli bari barahuye n'ibibazo bari mu buretwa bari mu gukubitwa bakoresha imiri ayiwe Uwiteka arababwira ati igihe mwazungurukiye kuri uyu musozi kirahagije biratubwira ngo barazungurukaga aho bavuye bakongera kandi bakazunguruka aho bavuye kubera ibibazo byakwizungurukije ibibazo byabaye karande ibibazo biratuma udasinzira ariko Uwiteka muri iri jambo igihe wazungurukiye kuri uyu musozi n'ibibazo kirarangiye akira ubuhanuzi bwawe hari umuntu turi kumwe uyu munsi imbaraga z'ubuvuzi akamara imana yacu amashigasha Uwiteka aravuze ngo itorero babita gute iri torero ryita gute igihe mwazungurukiye kuri uyu musozi dore fayirari ninjira hano hari ibintu nabonye igihe mwazungurukiye hano
hari abantu babyumva mutazamura Imana yacu cyubaho. Ubundi ndi umwigisha n'ubundi mu bisanzwe ndi mwarimu ntabwo nicyo gahunda. Haleluya, amen. Barangije Abisiraheli bibuka ibintu byose ibihe babayemo, bibuka ukuntu Farawo yari yabatese, Farawo yari yabishishije, Uwiteka arabibuka abaha promese, arababwira ngo kubera iyo mpamvu igihe mwageze muzenguruka kuri uwo musozi musenga mutumvirwa, musubiramo mutsiyiriza, mugasanga yitabye akarangira ntusubize, ugasanga yirinda akarangira ntusubize, ugasanga mama we ndavugana n'umuntu ufite gahinda uyu munsi, ndavugana n'umuntu ufite intimba ku mutima. Haleluya. Ndavugana n'umuntu wihebye, ndavugana n'umuntu ureba udasinziriye, ndavugana n'umuntu ufite intimba ku mutima. Ijambo ry'Imana ntabwo rimanukira ubusa. Imana twiringiye ni Imana ishobora byose. Reka mbabwire, ize ndi umwarimu. Ubwarimu ku manywa y'ihangu narabisezeye, bampemba. Muri uwo muranyumva? Banyigishiriza abana ku buntu.
mfite shopu ncuruza ndi umupasiteri ejo bundi narabiretse byose numva ijwi rimbwira ngo uracamara iki hano nese murabona ndasa neza cyane ikise Imana ntazakorwa n'isoni biratumira mukatakaba amasezerano n'amana abo nibo bazakorwa n'isoni reka dusome Zaburi y'121 umurongo wa mbere ugeze ku 8 nsoze dusenge muri iyi minota yanje hasigaye umunota umwe yo kubaza bose Zaburi 121 yego bo wa mbere yego gutabara kwanje kuva ku Uwiteka biratubwira ngo gutabara kwanje kuva ku Uwiteka banzeka ntabwo kuva kuri shangazi ntabwo kuva kuri bango ntabwo kuva kuri babandi bafite amataji n'amamodoka ntabwo kuva kuri bana bacu bakora kuri za baneri gutabara kwanje kuva kuri Uwiteka umva hani Gasogi hari umupasiteri wapfuye muramu we asinya kuri ya mafaranga yicwa n'inzara yicwa n'inzara kandi muramu we asinya kuri akora kuri bene ayo mafaranga yose ni uyasinya ni uyasinya kubera yuko parima Bibiliya yatubwiye ngo gutabarwa kwacu kuva kuri Uwiteka ntabwo kuva ku miryango ikomeye ntabwo kuva kuri babandi baba oya kuva kuri Uwiteka mwari muzi ko abantu bashobora kukwibagirwa kubera situwasiyo urimo kubera yuko uri umukene nta kazi ufite babahamagara bagahita bagira ngo ugiye kubasaba tike cyangwa ugiye kurara mu rugo mubabwire shida zako ayo ariko bisaka Uwiteka barabijuru n'isi komeza dusoze bazakundira ibirenge byawe ko biteguza bazakundira ibirenge byawe ko biteguza ukurinda naho unikira kurinda naho unikira barurinda Abisirayeli umva ntabwo burimo kubyumva Bibiliya yatubwiye ngo kurinda naho unikira nazahunikira urabona n'amaso hari igihe umuntu areba gutya akantu kagahita kaza kakinjiramo ukagira gutya ariko wapi ni ukuvuga ngo iwe ari maso ku buzima bwawe ari maso ku mibereho yawe ari maso ku bibazo ufite ari maso ku gahinda ufite ntabwo ahunikira nasinzira nijoro abatekereza ubuzima bwawe kumanywa abatekereza ubuzima bwawe mwana we amen ntazahunikira kandi ntazasinzira ntabwo azahunikira iyo avuze ngo guhunikira ni ukuvuga ngo uwo ruri maso nta moya ibi ntabyo birimo uri stand by niba murumva polisi Imana dufitiye niba murumva ukuntu Imana dukora yego ntabwo isinzira ubona nijoro ntabwo isinzira ntabwo ihunikira muvandimwe urabizwa n'iki ko Uwiteka yabirangije ku musaraba ko twaboneyeho ibisubizo igorogota hahandi ayo biratubwira ngo ntabwo twagiraga ubwoko uyu munsi turi ubwoko bw'Imana kubera umusaraba wa Yesu Kristo ngo twari kure cyane n'amasezerano ngo twigijwe hafi n'amaraso ya Yesu Kristo ayo ngayo iyo tuyibutse nta bwoba tugira ntabwo ngiye kwirata maze kureka akazi nibwo nagiye mu ndege murimo murabyumva yego maze kureka akazi naho nagiye mu ndege mu bubire bw'Imana ngikorera amafaranga yanjye na kashi no kureba amafaranga sinigeze nanagira mu ndege maze kureka akazi Imana imbwiye ngo urakora iki gihe urakora iki nabonye invitation ndangije abakristo banjye bose banyishurira indege ndagenda nanjye ngenda nk'abandi haleluya nashaka kubabwira ngo bakoreye Imana ntabwo azakorwa n'isoni teka bazava mu masengesho niba mu masezerano n'amana nyuma ndavuga Imana sibwo batanga n'uvugira ngo Imana n'uvugira ngo Imana n'uvugira ngo Imana mureke nanjye muvugira Imana narayibonye
ubwo se mbabwire mwabyemera reka mbabwire kamwe gusa nimara nsoza mwumva ko imana twiringira imana ishobora byose uru rukweto rwavuye mu Bufaransa ruza mu ndege kubera iki nibyo